Inshuti bakunzi b'ikiganiro cyacu umuhanano, twongeye kubasuhuza tubifuriza impagarike n'ubugingo. Uyu munsi tukaba tugira ngo tubagezeho ikiganiro cyacu umuhanano karindwi, ariko nubwo tugiye kubagezaho iki kiganiro ngira ngo kiri mu buryo mutari musanzwe mumenyereye, kubera yuko twadukunze kugirana ikiganiro hagati ya Runukamisho Samson ndetse na Sadiki Biyoro. Hakaba n'igihe twari twagize abandi batumirwa nk'uwo mwagize mu minsi ishize, Marcel Birikunzira wabaganirije urugendo rw'ibitero by'abacengezi byo uko byagenze n'uko byateguwe, mukagira n'umuturage duherutse kubaha ubuhamya bwe mu minsi ishize. Mu by'ukuri abatumirwa bazagenda baba benshi, kandi hari n'abandi babidusabye, ndetse ahubwo tukaba turi kubitegura. Bivuze ngo ntabwo muzakomeza kumva amajwi amwe muri iki kiganiro, kubera yuko hari benshi badusabye ndetse kutuganiriza mu biri bimwe byinshi bazi bigendanye n'intego z'ibi biganiro umuhanano. Iyi gahunda y'ibiganiro umuhanano rero aho mushobora kuyisanga ni ku muhanano wacu ubanza 00, aho twavuze muri make icyo tugamije n'impamvu yatumye dushyiraho iyi gahunda y'ibi biganiro, ndetse tukabishyira kuri uyu muyoboro twise Runukamisho. Uyu munsi rero mu kwisegura, mugenzi wanjye Samson Runukamisho ntiyabashije kuboneka, ariko wenda icyiza kiruta ibindi ni uko ukutaboneka kwiwe bitavuye ku zindi mpamvu zikomeye, ahubwo byaba byavuye ku bibazo bisanzwe mu buzima, bitari ibibazo nakita ko wenda nk'uburwayi cyangwa se andi makuba. Ni ibibazo rero bisanzwe mu buzima, ku buryo ntacyo guhangayikira. Iki kiganiro mukaba muri bikigezweho nanjye Sadiki Biyoro, nkaba ndagerageza kukibacagagurira mu ntambwe zacu 6, ariko kugira ngo mbere yuko ngicagagura mu ntambwe zacu 6, ndagira ngo mbanze mbahe insanganyamatsiko yacu. Insanganyamatsiko y'iki kiganiro iragira iti: Kagame yarapfuye, iki kibuye cyaba gihirikwa nande? Kuki rubanda ikomeje kurangarira iki kibuye? Ninde ufite inyungu kuri iki kibuye gihirikwa? Nshuti bavandimwe rero, iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye kubasesengurira mu ntambwe 6. Intambwe ya mbere rero y'iki kiganiro ni ukwisegura ku kuba tugira abantu biba ngombwa ko tuvuga mu biganiro byacu, tukanabavuga wenda ahanini atari no kubashima, ari ukubanenga. Iyi niyo ntambwe y'iki kiganiro, ni ukwisegura. Hano rero wenda ndagerageza kwisobanura impamvu yihe. Dukunze kuvuga ku bantu bamwe, abantu bakavuga ngo twibasira abandi, ariko ntekereza ko nta muntu twibasira. Abantu ba rubanda bagomba kuvugwaho. Nta kuntu umuntu yaba afite ingabo, umutwe w'ingabo, ngo umuntu aba afite ishyaka rya politike rifite umushinga wa rubanda, ngo noneho uzumve ko kuba wamuvugaho uciye nk'amabere, kumunenga kuko we aba yarahisemo kuba uwa rubanda, agakorera mu nyungu za rubanda, akiha inshingano zo kuba yakora ikintu runaka. Ntekereza ko atabura guca nk'amabere. Ikindi kandi hano nubwo tunenga, ntabwo twiharira ijwi. Umuntu ashobora kuza akavuga ati ibyo mwavuze ku muntu runaka ntabwo mbyemera. Byaba ngombwa ko tugutumira mu kiganiro, byaba ngombwa ko wifata amajwi ukaba ushobora kuduhereza icyiyumviro cyawe tutiriwe tuganira, utunyomoza cyangwa se udushimangira ibyo twavuze. Icyo kintu twagitangaza kugira ngo nawe waba utunenga ute ntabwo twagupfukirana. Yewe kereka uramutse wenda utukana mu buryo budashobora kwishimira, budashobora gushyigikirwa cyangwa se bimeze gute urengera,
aho ntabwo byabitangaza, ariko ubashije gusobanura kuvuga ibitekerezo byawe mu buryo ubwo aribwo bwose bwumvikana nta kurengera, ntabwo twabura gutambutsa ubutumwa bwawe, bwaba ubunyomoza ibyo twavuze cyangwa se bwaba ubugira gute, bwaba ubushimangira ibyo twavuze. Mu by'ukuri rero uyu munsi kuri iki kiganiro cyacu, iyi ngingo intambwe yo kwisegura, impamvu tuvuga kuri bamwe twayivuze, ntabwo tuzibasira umuntu usanzwe, ntabwo tuzibasira umuntu watangaje ibintu ngo tugende dushyire uburenganzira bwo gutangaza, bwo gutangaza ibitekerezo bye, bwo kuvuga ibitekerezo bye, byo kwisanzura mu bitekerezo ngo tugende tumuvugeho ibintu runaka. Ibyo ntabyo muzatwumvaho, ariko abantu ba rubanda bo ntawe uzatubuza kuvugaho. Uyu munsi turavuga cyane ku munyapolitiki bita cyangwa se witwa Nahimana Thomas, Padiri Nahimana Thomas. Niwe muntu turi buvugeho cyane kubera yuko ari imfashanyigisho muri iri sesengura ryacu. Aho rero uzumva twamuvuza ibitari byo arafite uburenganzira bwo kuba yatunyomoza cyangwa se akagira muti. Mbere yuko rero nsimbukira ku ntambwe ya kabiri y'iki kiganiro, reka mbanze nongere nibutse insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Insanganyamatsiko iragira iti: Kagame yarapfuye, iki kibuye cyaba gihirikwa nande? Kuki rubanda ikomeje kurangarira iki kibuye? Ninde ufite inyungu kuri iki kibuye gihirikwa? Intambwe ya kabiri y'iki kiganiro iragira iti: Padiri Thomas Nahimana mu buhamya bwanjye bwite. Ni ukuvuga muri iyi ntambwe ndashaka kubabwira njye uri kuvuga, njye Sadiki Biyoro uri kuvuga kuri Padiri Nahimana Thomas mu buhamya bwanjye bwite. Muzi nte ni iki kuri njye uretse kuba ari umuntu wa rubanda ku banyarwanda bose, kuko yabyiyemeje, ni na perezida, ni perezida, ntabwo nabimwaka singe nabimuhaye, naba mushyigikiye naba ntamushyigikiye ntacyo nakora, kuko uko yimitswe sinkuzi, ntacyo nakora ngo mukureho kuko nta mbaraga afite zamukuraho. Ubwo rero ni perezida wanjye, kumuvugaho, kuba namunenga nkeka ko biri mu mahame ya demokarasi. Padiri Thomas Nahimana namumenye bwa mbere kubera inkuru yari yasohotse muri 2010. Iyo nkuru ikaba yaraje kugira ingaruka zikomeye kuri Minisitiri Joseph Habineza wayoboraga icyitwaga Mijespoc. Iyo nkuru rero yari irimo imyifatire idahwitse ya Minisitiri Habineza Joseph cyangwa se Habineza Jean, yayoboraga Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Siporo. Iyo nkuru ndetse iza kumuviramo kwegura. Iyo nkuru yabaye ikimomo, ituma ikinyamakuru cyitwa Le Prophète.fr kimenyekana. Cyaramenyekanye, kiramamara, kubera ko cyatangaje inkuru nakita ko ari nk'inkuru yo kuneka, uvuga ngo babashije kuneka ikintu bagishyira hanze, bamaze kugitangaza kiviramo kiba igisebo gikomeye kuri guverinoma y'u Rwanda, ndetse bituma Minisitiri wa Habineza Joe yegura. Harimo imyifatire idahwitse igendanye n'uburyo yitwaraga ku bana b'abakobwa batari no mu myaka yiwe, bato cyane, bari bafite imyaka y'ubukure, ariko nk'umuntu ushinzwe umuco rero nanone kandi agashinga urubyiruko, byahise bigongana. Baravuga ati niba ashinzwe urubyiruko ari ukugira ngo arubonereho, akaba ashinzwe umuco akaba uri kuwonona, biteza polemike ikomeye. Bimaze guteza polemike ikomeye, bituma nawe ubwiwe yegura. Nibwo namenye Padiri Thomas Nahimana. Kuva icyo gihe nakurikiranye ikinyamakuru Le Prophète, ndagikurikirana mu buryo buhagije, kimbera nka Bibiliya. Mbese ndajya mu gitondo nagombaga gusoma Le Prophète nkareba ko nta gishya kiriho, kuko cyari cyambereye ikinyamakuru mbese cy'abarideri, cy'abantu kigiye gifatanyaga na Padiri Fortunatus Rudakemwa, bagabivangamo n'ibintu by'amavanjiri, inkuru zo kwigisha biriya bintu by'amavanjiri. Ibyo narazisimbukaga, ariko izindeba nka rubanda zitareba
iby'imyemerere nkazisoma nta nimwe yancikaga. Ikinyamakuru naragikunze, n'abandi baragikunda, ngikundisha n'abandi. Mu gitondo nkabasha kurebaho ko nta nkuru irageraho. leprophete.fr ikinyamakuru naragikunze, aba ari naho menyera Padiri Thomas Nahimana. Ndanamukunda pe, mukunda nk'umunyarwanda umurikira rubanda, akabafasha kumenya ibintu bikomeye, na cyane ko murabizi cyari cy'abapadiri babiri, kandi abapadiri ni abantu ba rubanda, ni abantu baba barasobanukiwe, akenshi banakora n'ibyo bazi, si uguhuzagurika, baba barize bihagije, atari ibingibi by'uburere cyangwa se uburezi buciriritse. Biga mu buryo bukomeye kandi bakiga muri disipurine zikomeye, bakagira indangagaciro zituma iyo biyemeje kurengera rubanda barurengera mu buryo ubona ko busobanutse kandi mu bintu bumva. Padiri Thomas Nahimana rero uti na byakomeje biti, cya kinyamakuru leprophete.fr cyaje kugeraho agihindurira umurongo. Yagihindurira umurongo amaze gushinga ishyaka, rya shyaka ryiwe ry'abataripfana, ndumva ariryo zina ryiza akunze kuryita. Iryo shyaka rye rero akimara kurishinga, Leprophete ndetse na Fortunatus agahita amaze kukivamo, ikinyamakuru cyataye umurongo kibi cya propagande z'ishyaka rye. Burya rero iyo ikintu kibaye icy'ishyaka utabereye umuyoboke kandi ukabona ni propagande z'ishyaka, byari propagande z'ishyaka n'inkuru zigendanye n'iyobokamana. Inkuru zigendanye n'iyobokamana ntabwo zijya zinshitura, naho na propagande z'ishyaka byagorana ntaribereye umuyoboke cyangwa ntakunze umurongo waryo kugira ngo zinshiture. Kandi propagande ubwazo ntizanshitura, ahubwo ushobora gukunda nk'ikiganiro runaka cyangwa se uburyo umunyamakuru runaka yandika, na cyane ko ngewe nkunze gukunda uko umunyamakuru style y'umunyamakuru cyane n'iyinkurura kurusha n'ibindi byose. Noneho ibikubiye mu kiganiro, mbese uburyo umunyamakuru ateguramo inkuru ye akanayitangamo, noneho nyuma yaho ngashiturwa n'ibyo yibandaho, ibindi byo kuvuga ngo hari ibindi bitashitura. Icyo kinyamakuru rero naje gusa nk'ugitaye muri kwa kugita ngitana na Padiri Thomas Nahimana. Iyo mvuze ngo narabataye, ntabwo nongeye kumushyira mu buntu ku muntu ntekerezaho buri munsi, nk'uko namutekerezagaho buri munsi ngomba kugira ku kinyamakuru cye buri gihe. Ntabwo naje kongera kuza mwiyeteresaho ngo mvuge ngo Thomas Nahimana numvaga ari umuntu ufite ishyaka aba mu bintu byiwe. Ntagira n'ibyo ngenda mbona ariho imivuno ikurikiranye nagiye mwumvaho. Iyo mivuno ntabwo nayigarukaho uyu munsi, nayo twayivuze mu kiganiro cyacu cya kabiri cy'umuhanano, aho twavugaga ku banyapolitike b'urukerereza ndetse n'utugabo twa rubanda. Iyo mivuno twayivuzemo, ntabwo twayisubiramo aha ngaha. Iyo mivuno yose ndi mu bantu bayikurikiranye, ariko sinyiteho cyane. Ni ukuvuga ngo twagira Nahimana, Padiri Nahimana Thomas, ubwo nsa nkaho mutaye, nongeye kumushigukira ryari. Nongeye kwita kuri Nahimana Thomas mu myaka 3 ishize. Iyo myaka 3 ishize nashituwe n'inkuru yasohotse muri The Rwandan, yavugaga therwandan.com, ni ikinyamakuru cyandikira ku rubuga rwa internet, yavugaga ngo hakurya y'imva hari ubugingo. Kayibanda Gregoire na Juvenal Habyarimana ngo mutahe. Iyi nkuru ngira ngo yanatambutse no mu kiganiro kimwe nimvo n'imvano cyangwa se muri biriya biganiro bya VOA by'ikinyarwanda, muri za programu z'ikinyarwanda. Gusa yatumye ngiye bisoma muri The Rwandan, byahise bitambukira rimwe. Ni ibintu yari yateguye neza, abasha kugitambutsa muri The Rwandan cyangwa se n'ahandi henshi. Cyakora nge nasomye muri The Rwandan, noneho nza no kumva aho ngaho nahise mvuga nti uyu muntu ni wo kwitabwaho, ndongera musubiza ku meza yanjye.
namukuye muri puberi ndavuga ndi uyu ni umuntu noneho nanjye ndaza nongera yarongera aranshitura nongera mubera umufana numva ari umuntu ngomba kuzajya nkurikirana ibyabamwo mbikurikirana ku nyungu zanjye nka rubanda kuko iyo umuntu yabaye uwa rubanda yafite akamaro ka rubanda ushobora kumukurikirana abandi ukavuga ati simba kurikirana cyane. Iyo nkuru ivuga ngo hakurya y'imva hari ubugingo Kayibanda Gregoire na Juvenal Habyarimana ngo mutahe, iyo nkuru yatumye nongera gushidukira Padiri Thomas Nahimana nkamushyira mu bantu ndajya nkurikirana banezereza. Urabizi ntabwo umuntu yaba atamenye ibiriho itangazamakuru nicyo rimara, ariko ntushobora gusoma ibitangazamakuru byose bibaho ngo uzabirangize. Ntushobora gusoma abantu ntushobora gukurikira abantu bose ngo uzabarangize. Ni ukuvuga ngo ugira gukunda, haba ari mu myidagaduro, haba hari muri politike, haba hari muri iki, abakunda siporo, akaba ari ikipe ufana, ntabwo wafana zose ngo uzabivemo, ariko wenda cyangwa se ugafana irushanwa runaka, champiyona y'igihugu runaka, niba byakinye ukavuga ati ko rwose ndareba iki, nimwumva ngo namushyize ku meza yanjye cyangwa gukurikirana nta wari wabinshinze. Ni muri ubwo buryo navugaga, ukamugira umuntu wumva igihe uri gushakisha amakuru, uri gutoranya ibyo gusoma, ukamushyira muri gahunda ya buri munsi. Aho niho nongeye gushyira Padiri Thomas Nahimana mu bantu nkurikirana politike yabo, kubera ko iyo nkuru yatambutse numvise n'uburyo bayimubajijeho, ngomba kuba byanga biko ntago ari kuri VOA, ni kuri BBC mu mvo n'imvano, niko mbitekereza, ariko nshobora kuba nanibeshye ari kuri VOA. Gusa inkuru yo narayisomye ngira ibintu nakunzemwo, kubikunda ntago ari uko byari binshimishije, ahubwo byanteye amakenga. Muri iyo nkuru ivuga ngo hakurya y'imva hari ubugingo Kayibanda Gregoire na Juvenal Habyarimana ngo mutahe, iyo nkuru Padiri Thomas Nahimana yivugiragamo uko yabonekewe na ba perezida bombi. Kubonekerwa ni ikintu kidasanzwe. Iyo umunyapolitiki atangiye kwitwaza kubonekerwa, ubwo urumva ni imbaraga zindi bari gushaka zo gukundwa. Ni nk'uko wakwitwaza ngo ndi umukwe wa perezida Kayibanda kugira ngo politiki yawe yumvikane neza, ubone n'abagukurikira. Iyo rero ukoresheje amayeri nk'umunyapolitike uti narabonekewe na ba perezida bombi runaka, hari iyo niyo icyo twita corruption morale. Uko niko kwifatira abantu, nabita kubifatira, niko kubaha ruswa yo kugira ngo bakujye inyuma. Ni amayeri tuyita corruption morale, aho kugira ngo ukoreshe imbaraga zindi zo gusobanura ibitekerezo byawe neza, ukoresha imbaraga zo gusobanura umushinga wawe wa rubanda neza, ukora ibikorwa bisobanutse, ahubwo ugashaka ikindi kintu cyatuma ubona mbese ubona cheap popularity, ubona abantu bakujya inyuma ariko ubakinze igihu. Ni ukuvuga ngo ni ukureba amayeri y'ubusa munyuramo kugira ngo ugire abantu wikurura inyuma yawe. Aho rero yivugiragamo ko yabonekeye na abaperezida bombi, ayo mahirwe akayagira kuko ari padiri. Icyo nacyo cyari ikintu cyo kwitonderwa. Iyo nkuru muzayisome, hakurya y'imva hari ubugingo Kayibanda Gregoire na Juvenal Habyarimana ngo mutahe. Muzayisome, iracyari kuri The Rwandan, ishobora kuba n'ahandi. Muzayishake no kuri YouTube, hari radio yaciyeho muri hagati ya VOA na BBC gahuza miryango muri zira programme z'ikinyarwanda, imvo n'imvano cyangwa se muri Isanga. Muzarebera aho ngaho, abantu bazayumva n'uburyo bamukubise ibibazo akarimanganya. Urumva iyo umuntu akoresha kubonekerwa muri politiki, yarangiza kandi akerekana ko uko kubonekerwa ayo mahirwe yagize kubera ko ari padiri. Ni biri mu nkuru rwose, muzayisome, ntabwo ari njye nayanditse, kandi maze igihe kinini. Mbese yerekanaga ko ari ubuhanga bwa gipadiri cyangwa se impano ya gipadiri yatumye abonekerwa, akabonekerwa n'abaperezida babiri, perezida Gregoire Kayibanda na perezida Habyarimana. Ariko noneho
imitwe yayo nta bintu nayisoma, ni inkuru ndende kuko si cyo tugamije, ariko ifite uriya n'umutwe wayo, ariko igiye ifite uduce sous-titre, no kuvuga ngo sous-titre hariho agatwe kayo gato ka kane kavuga ngo ubutumwa butari ibanga bunyerekeyeho. Bamwumvise ngo rero Padiri Thomas Nahimana ahavuga ati aba ba perezida bombi bambonekeye nk'umunyapolitiki ufite ishyaka, agashaka kwerekana ko yabonekewe na ba perezida ba repubulika ebyiri zakurikiye ubwigenge, ariko akanerekana ko bamuhaye ubutumwa butari ibanga bumwerekeyeho. Uwo muntu utamukurikiranye ni umunyapolitiki uryoshye cyane wo gukurikirana. Reka rero mbasomere ubwo butumwa avuga butari ibanga bumwerekeyeho. Agace ka kane karavuga ngo ubutumwa butari ibanga bunyerekeyeho ni ubutumwa yabonekewe na perezida Gergor Kayibanda ndetse na Juvenal Habyarimana. Aragira ati nkuko yiyandikiye, njyewe wagize amahirwe yo gushyikirizwa ubutumwa, nasabwe gukora ibishoboka byose ngataha mu Rwanda, akaba ariho ngomereza urugamba rwo gufasha abanyarwanda guharanira uburenganzira no kuzana impinduka nziza zikenewe. Nijeje ukurindwa gutambutse kure imyumvire y'abashakira ibisobanuro mu mubiri gusa. Aho ni ubutumwa bugarukira. Ndongera musubiremo bwa nyuma. Njyewe wagize amahirwe yo gushyikirizwa ubutumwa, nasabwe gukora ibishoboka byose ngataha mu Rwanda, akaba ariho nkomereza urugamba rwo gufasha abanyarwanda guharanira uburenganzira no kuzana impinduka nziza zikenewe. Nijejwe kurindwa gutambutse kure imyumvire y'abashakira ibisobanuro mu mubiri gusa. Niho ubwo butumwa bugarukira. Ngira ngo yarimo asobanura byaha byo kujya kwiyamamaza mu Rwanda, kujya mu matora mu Rwanda. Mu Rwanda nta matora ahari, mu mbabarire. Kujya mu matora mu Rwanda babyita wajya gutora, wajya kwitoza, wajya ikintu cyose wajyamo uba ugiye gusetsa imikara. Ubwo rero sinzi niba perezida Gergor Kayibanda na perezida Habyarimana Juvenal ari bamutumye kujya gusetsa imikara, ariko nicyo kigaragaza, ariko nta kindi. Hano ni amayeri y'abanyapolitike, ni propaganda yo kugira ngo abone abamujya inyuma, bumve ko atari bugiye, ahubwo hagiye Gergor Kayibanda na Juvenal Habyarimana. Muri make yaravuga ati si njyewe ngiye kwitoza, si njye ngiye mu matora, ahubwo ni perezida Juvenal Habyarimana, ni ku bwa perezida Juvenal Habyarimana na perezida Gergor Kayibanda njyanye ubutumwa. Ibi bintu mu gipadiri nta kidasanzwe, nyine ni ibintu nk'ibyo ngibyo ugomba kubyemera uko. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kubaza ngo kose ngo gute, ngo bawumuhaye gute. Nta mayobera yo kwemera. Ni ukuvuga ngo yafashe politiki ayivanga n'amayobera yo kwemera, ukaba ugomba kubyemera uko abikubwiye. Kandi koko ni na padiri, nta gitangaza kirimo ku bantu ahanini babizera bagendera mu kwemera kwa gikirisitu. Ibintu byinshi babyemera nk'amayobera yo kwemera, ukabyemera utagombye kubaza. Urumva wari umuvuno, ni ukwerekana ko ibikorwa byinshi Nahimana Thomas akora yihisha inyuma y'igipadiri. Ni ukuvuga ngo afite ingufu, kuko na hano yavuze ko ayo mahirwe yo kubonekerwa na perezida, bana ba perezida bombi yayabonye, yayageze nk'umupadiri. Ntabwo yapfa kukugwira utari umupadiri. Bivuze ngo ibintu byose akora, ibyo atangaza byose na politiki ze zose, umwambaro w'igipadiri arawitwaza, azi kuwubyaza umusaruro, azi kuwubyaza umusaruro. Ni ukuvuga ngo rero ku nkuru rero z'urupfu rwa Kagame, Padiri Nahimana Thomas, turabizi ko inkuru y'urupfu rwa Kagame ariyo idushishikaje uyu munsi. Yatangiye mu kwa gatatu k'uyu mwaka, nibwo yatangiye izo nkuru. Ni umuntu nakurikiranye nitonze ibyo yibereyemo muri iki gihe yaramaze iminsi yiberamo muri iki gihe cya coronavirus, iki cyorezo gihangayikishije isi yose. Izi nkuru ziwe zo gupfa kwa Kagame yazitangiye muri kwa gatatu k'uyu mwaka. Mutagira ngo ibyatangaje biri gutangazwa ejo bundi, byatangajwe hirya y'ejo.
ngo wenda ni bishyashya, ni ibintu ahora asubiramwo kubera impamvu runaka turi buze kubona. Iyo nkuru ijambo Kagame yarapfuye amaze kurikinisha inshuro nyinshi politike yiwe, kubera ibyo turi buze kubona hasi uko turi bugende tukura muri iki kiganiro. Tujye rero ku ntambwe ya gatatu y'iki kiganiro igira iti, intambwe ya gatatu y'ikiganiro iragira iti: inkuru y'urupfu rwa Kagame yiharajwe muri ino minsi ni iki mu by'ukuri turebeye mu ndorerwamo ya Padiri Nahimana Thomas? Intambwe ya gatatu y'ikiganiro iragira iti: inkuru y'urupfu rwa Kagame yiharajwe muri ino minsi turebeye mu ndorerwamo ya Padiri Nahimana Thomas ni iki mu by'ukuri? Iyo nkuru ni ibiki mu by'ukuri turebeye mu ndorerwamo ya Padiri Nahimana Thomas? Iyi ntambwe ya gatatu mu kuyisesengura ntabwo biri budutwara umwanya munini cyane. Turajya wenda ku nkuru eshatu zatangajwe ku muyoboro wa YouTube, ebyiri zatangajwe ku muyoboro wa YouTube wa Nahimana Thomas, indi imwe ya rurangiza itangazwa yamajije kujijisha abantu cyane, itangazwa hirya y'ejo kuri televiziyo ya Fox Africa. Ku muyoboro w'isi n'ijuru, uyu ni umuyoboro bwite wa Padiri Nahimana Thomas, ni umuyoboro wa YouTube nk'uko natwe uyu wacu dutangarizaho witwa Runukamishyo. Undi wo witwa isi n'ijuru, ni ijambo rifatanye, washaka kujya kubireba yabibona. Isi n'ijuru udashyizemo espace, utabitandukanije, ni ku muyoboro witwa. Inkuru yatambukije kuri 30 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka, 30 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka, yatangaje inkuru ivuga ngo Perezida Paul Kagame yarapfuye babigira ibanga. Yaribazaga, Perezida Paul Kagame yarapfuye babigira ibanga, ku mutwe wagiraga. Nta kintu kizima yavuzemo bya bindi cyo ngo akurikije ibi n'ibi, Kagame ntari kuboneka. Ntabwo twajya gusesengura byose, gusa nagira ngo turebe aho byagiye bihera. Aravuga ngo dore ibimenyetso ngo bitagize gute, ngo bigaragaza ko ngo Kagame ashobora kuba yarapfuye cyangwa aragize gute. Aravuga arangije, ariko abirangiza yabyitaga ikibazo kandi n'ubundi yarakibyibaza. Bukeye kuri wa muyoboro, ntabwo ari wabukeye, hashize ukwezi kuburaho iminsi 2, kuri wa muyoboro w'isi n'ijuru witwa isi n'ijuru bifatanye, ku itariki ya 28 z'ukwa kane yatambukijeho indi nkuru igira iti: twemeje ko Paul Kagame yapfuye none yavumbutse mu bwihisho. Yaragize ati: twemeje ko Paul Kagame yapfuye none yavumbutse mu bwihisho. No kuvuga ngo ni igihe uvuga ngo ni uburyo yagiye akina iyi nkuru yiwe y'urupfu rwa Kagame. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho yaravuze ati twabyemejwe. Yarongera avuga ati burya bijya twemeje, uretse ko yaranibazaga ati reka da, ati byarangiye ntibikiri ibyo, yavumbutse mu bwihisho, twamuvumbuye. Bivuze ngo tutagiye kure, bishatse kuvuga ko ubushize ubwa mbere hano, bishatse kuvuga iyi nkuru ishaka kutwereka ko ibyo yavuze bwa mbere kwari ukugira ngo kwari ugutera ibuye mu gihuru. Iki nicyo bishatse kuvuga. Inkuru ya mbere yo kuri 30 z'ukwa gatatu iragira iti, ku muyoboro isi n'ijuru: Perezida Paul Kagame yarapfuye babigira ibanga. Aha yaribazaga. Isi n'ijuru nanone kuri 28 z'ukwa kane ati: twemeje ko Paul Kagame yapfuye none yavumbutse mu bwihisho. Ahangaha umukino wa Padiri Nahimana Thomas, nizere ko izi nkuru zombi muubona, ni ugutera ibuye mu gihuru ngo arebe ibivumbukamo. Ni ukuvuga ngo abeshya nkana akagenda akavuga ibyo ashatse byose, ngo kugira ngo arebe ko Kigali hari ibyo yakora. Niko umuyoboro wa politiki we uteye, niko itumanaho yiwe, communication yiwe iteye, niwo murongo we. Abeshya nkana akagenda akavuga ibyo ashatse byose ngo kugira ngo arebe ko yabona ibyo ari kwibaza, yabona ko hari reaction iri bube, atera ibuye mu gihuru, yarangiza ngo arebe ko bari busubizanye.
ni umukino abarimo gukina na Kigali, niba babyumvikanaho niba babizi ntawamenya, ariko birumvikana ko ari umukino. Noneho rero hirya y'ejo Fox Africa yo inkuru yabaye rurangiza, Padiri Nahimana Thomas, perezida wa guverinoma y'abaturage b'abanyarwanda bari mu buhungiro, yaganiriye na Olivier Enogo, avimuzi ararahira ararengwa ati Perezida Kagame yarapfuye, avuga ibintu byo kwa muganga, ati jya babawe, ati ngwiki tibamushyize muri koma, ntago nshaka kubisubiramo ngo nibiki, yabivuze mu ndimi z'amahanga kandi ngiye kubisobanura mu ndimi zacu bishobora kugorana, ariko yavugaga yuko hari uburyo yashyizwemo kubera ko yagize ikibyimba mu bwonko, ngo bakaba bisa nkaho bamwangiye gupfa ariko n'ubundi ntazabaho. Ibyo bibaho mu buvuzi, ushobora gutinza umuntu gupfa ariko n'ubundi atazava aho ngaho, n'ubundi azarenga agapfa. Ibyo biraba cyane mu buvuzi buteye imbere, ugatinza umuntu gupfa, uwo muntu akaba ari muri koma atazigera avamo, wowe gusa ugakomeza ukamuhata umwuka, ukamutiza ibintu bimwe na bimwe. Ni ukuvuga ngo ibyinshi ibyo twebwe bikoreshwa n'umubiri biba bigukoreshwa n'amamashini, guhumeka kugira gute, ibyinshi abarimo kubifashwa n'amamashini, ari mu mamashini agakomeza ariho yitwa kahumeka, agifite ubuzima ataravamo umwuka ngo aboranuke, ariko mu by'ukuri aho ngaho aratazigera hava. Nubwo buryo yabisobanuye, biturutse ngo ku kibyimba arwaye mu bwonko, akavuga ko iyo ndwara yirwariye muri Isiraheli. Ibyo rero yarabyemeje mu kiganiro agiranye na Fox Africa, agiranye n'uwo Olivier Enogo. Ariko wenda ndagira ngo turebe noneho kuri iyi nkuru ya rurangiza yo hirya y'ejo, kubera yuko tuyibazeho, kuko niyo yaciye abantu ururondogoro. Abantu bacitse ururondogoro ku isi yose, abanyarwanda ari mu Rwanda, ari mu buhunzi, bati noneho amakuru yayigereyeho neza. Yahoraga akekeranya ariko amakuru yayigereyeho neza. Ese mu by'ukuri iyi nkuru ifite credibility yihe? Ese mu by'ukuri kubera yuko iyo tugiye gusesengura umuntu tumuhera mu mico ye. Thomas Nahimana watangaje, niwe watangaje zijya za kera, niwe watangaje yandiye kuri 30 z'ukwa gatatu yibarishwa ikibazo, kugira ngo kuri 28 z'ukwa kane azavuga ngo twamuvumbuye, ngo twamuvuze none yavumbutse. Ntekereza ko niba ngibi yahambiranije hano avuga ko azi raporo zo mu ivuriro, ngo nibwo n'ukuntu abaganga bafashe umwanzuro ngo bakamushyira aho ngaho ngo kugira agire gute, ngo abari bayihari akaba atazavayo. Nabyo wenda arashaka ko ejo bundi Perezida Kagame niyongera kuboneka ngo akongera muri ya mikino ye na bwa butesi bwiwe, akiyamirira ati ntimureba rero twarabivuze, ati none dore aravumbutse. Ni ya mikino yiwe, ni umukino ukomeza, nta gitangaza, nta kintu kirimo hariya. Ntekereza ko wenda iyo aza kuba nk'umugabo, wenda njyaho nari no kumukurikira, yavuga ati wenda ko ari umwana w'umushi, niko bita abanyacyangugu, ati namukubise uburozi, ati namukubise icyo bita umugereko. Umugereko ni ukuroga umuntu a distance, utamwegereye ukamutuma imiti, babyita ngo ni ugutuma umuti. Iyo aza kuvuga uko nguko, wenda akavuga ati icyo namukoreye aha ngaha muzareba navayo muzampa imbwa zindye. Burya nari kumwemera kandi nkanamushima, avuga nti byibura reka aho ngaho navayo hari icyo wari wakoze, none si yo ndwara ko atari wayimuteye. Ibyo avuga ubundi bwo ubu ni iki cyo kwiyamirira hariya cyangwa cyo kugira gute. Ikindi kandi ntabwo numva ibigwi afitemo hariya byo gutangaza nicyo bishobora kumarira rubanda urwabereye perezida. Nanjye ndimo iyo mikino nicyo twibaza, ibyo ngibyo bitumariye iki? Ibyo ngibyo bikura nde ku ngoyi? Ibyo ngibyo bihindura ubuhe buzima? Niba ari perezida w'abaturage w'abanyarwanda bari mu buhungiro, ese ibyo atangaza byo gukomeza atangaza urupfu rwa Kagame yitanguranwa nibyo yumva bizamugira intwari, kugira ngo wenda nagira gucya akabona apfuye ati ntabivuga, arumva ari byo bishobora kuzamugira intwari akabigitangaza?
ubwo rero impamvu mvuga iki ngiki, hano iyi televiziyo ya Fox Africa noneho yarayihinduye, ntabwo yagiye kurya muyoboro w'isi n'ijuru kugira ngo abashe kumobiriza iyi televiziyo. Ntabwo ari ibintu byamworoheye, yashyizemo imbaraga. Iyo ushyize imbaraga mu kintu rero kwari ukugira ngo iriya nkuru igire ukundi kuntu ifatwa. Ariko kandi kuko tumenyereye abanyapolitiki bacu bananiwe b'urukerereza, afite buri icyo yari ariho. Buriya iyo byanditswe ngo kuri televiziyo ngiri ikurikiranwa n'abantu benshi ngo perezida du peuple rwandais, du gouvernement du peuple rwandais en exil, perezida w'iki w'abaturage b'abanyarwanda bari mu buhungiro. Sinzi kubera ko ibintu bye bidasobanutse, itegeko nshinga ryiwe sinzi uko rimeze, nta nubwo akora n'amanama ya guverinoma, nubwo yirwa aseka Kagame ngo ntaboneka mu manama ya guverinoma, ngo ni amafoto baba batiri. Twe nitumva n'inama za guverinoma yakoze ngo atangaze n'ibyemezo yakoreyemo, ni ukuvuga ngo ni ibintu bye n'ubuperezida bwiwe nyine, ndetse ko nta kundi nagira. Wamutora utamutora, wamushyikira utamushyikira, ntabwo wamukuraho. Ni ukuvuga ngo mwemera nka perezida nyine ko nta kundi nagira, kuko niko twamenyera abanyafurika. Ariko urashobora kuba wakibaza uti iki kintu yagikoze kigambiriye. Impamvu akikora kigambiriye byaravuzwe ku mbuga nkoranyambaga, nahuye nabyo n'abandi bahuye nabyo, bavuga ngo senga birirwaga bahakana ngo urupfu rwa Kagame ngo murajya he ko noneho bigiye guca mu bitangazamakuru bikomeye. Iryo jambo ryavuzwe n'umudokiteri ahantu kuri izi mbuga nkoranyambaga za WhatsApp, bitanange njyamira amajanja ngo ndebe icyo kinyamakuru gikomeye kigiye kubivuga. Nahise nishyiramo ko wenda urabona nguku perezida w'umuturanyi, perezida Nkurunziza yitabye Imana, bigatangira kunugwanurwa mu kindi gihugu cyari gifite inyungu mu rupfu rwiwe. Navuga nti wenda nta wamenya, ubwo wenda undi nawe afite abandi wenda nakita atabanye neza n'abandi, haba ari igihugu cyabikoresheje perezida ryabo kikabishyira hanze, noneho kikaba kibitangaje. Kandi ibyo bintu nabyo birashoboka pe. Ntabwo perezida wa Kagame yapfa ngo babihishe abantu babyemera. Hari impamvu nyinshi zidashobora kuba babyemera, ko uko yirirwa avogera amaperereza y'ibindi bihugu n'ayandi maperereza y'ibindi bihugu aba muriho. Kandi nkeka ko systeme yiwe idakunzwe cyane ku buryo bareka koko wa mugani ngo ikabihisha, ngo bakora uko bashoboye bikajya hanze bikanamenyekana, ndetse bikagira n'ibibazo ku buryo bimeneka bikajya hanze. Kuko nta bantu uretse n'abanyarwanda, hariho ni byaba ibihugu byaba iki, kubera uko Kagame yabishatse bidashobora kwishimira ko iyo ngoma ye inabishoboye kubika iryo banga yamusimbura ikaziba icyuho mu buryo bwiza. Kandi kuko n'ubundi ni ukuvuga ngo ni ugutuma umwanzi yongera yarapfuye akongera agakora iki, akisuganya, ingoma igakomeza urugomo rwayo ikagira gute. Ntekereza ko uwumva gutyo abyumva nabi. Kagame apfuye ntabwo ingoma ye naho yabasha kubihisha, ntabwo yabasha kubihisha kuko byamenyekana. Kandi byose iyo bimaze kujya hanze nyine byatuma bimenyekana. Ariko ikiriho nuko ariho, ntabwo arapfa kugeza ubu ngubu. Nge mvuga ibi nzi neza ko atarapfa. Ubwo rero nta nubwo ari no mu bihe nk'ibyo ngibyo yagiyemo ngo atazavamo. Ahubwo icyo dushatse kuvuga, dushatse kwibaza, ni ikintu gituma Padiri Thomas Nahimana n'abandi bameze nkawe bakwirakwiza izi nkuru. Ibi bintu yarabiteguye, ateguza abantu bamwe na bamwe. Ikindi kandi Padiri Thomas Nahimana nka perezida ni n'umuntu ashyikira n'abantu bose. Wabashije kugera kuri nimero yiwe ukamwandikira ati nyakubahwa perezida wanjye, ese ibi n'ibi ngibi, aragusubiza. Icyo ni n'umuco mwiza afite, wenda urushije abandi banyapolitiki. Abantu bamwisanzuraho. Iyo umwandikiye nubwo yaba atakuzi aragusubiza pe. Umwandikiye ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga en privé, umwandikiye kuwe ku giti cyiwe utabikoreye mu ruhame, wenda ngo umusange ku mbuga nkoranyambaga uhita umubarizaho ibintu, aragusubiza. Upfa kumenya amayeri nyine ukamwita perezida wanjye, aragusubiza. Ni umuntu rwose ufite za ndangagaciro z'igipadiri, nubwo afite ibindi byo kwibazwaho,
ariko aragusubiza atitaye ngo urinde. Gusa uzabasha kuba kuri iyo nimero, ngiye ntabwo nshinzwe gutanga nimero yiwe, uzayishakisha akayibona azagerageze atangize nyakubahwa padiri wanjye nkunda kandi perezida wanjye, azagusubiza neza, mugirane ikiganiro kirambuye, aguhemo umwanya avuga ati ndahuze ndaza kuguhamagara. Nguwo rero ni ukuvuga ngo ibi bintu byatambutse kuri Fox Africa, iyi nkuru ye hirya y'ejo, turayifata nkaho wakibaza ati ni ikigamije. Nta kindi igamije uretse gukuza Nahimana Thomas nka perezida w'Abanyarwanda bari mu buhungiro, wa guverinoma y'Abanyarwanda bari mu buhungiro nk'uko yabyigize. Nange ndi mu buhungiro, sinigeze menya delegation mu gihugu ndimo, sinzi ko twigeze tumutora cyangwa tuvuge ngo twahagarariwe na ba runaka. Yagiyeho nk'abandi banyabyitugu bose, nyine ni perezida wacu ariko w'umunyagitugu, nta nubwo tuzi igihe azaviraho. Perezida wacu w'umunyagitugu. Noneho ikintu gishobora kuba kibyihishe inyuma ni uburyo bwo kwipompa, bwo kwishyiramo umwuka wo kugira ngo abe munini cyane, namara kuba munini cyane abashe kugira inyungu zindi akuraho. Kuko aba banyapolitiki bacu akenshi bareba inyungu zabo ku giti cyabo, noneho ibya rubanda bikaza hanyuma. Turayibona mu ntambwe iri bukurikire, tureba biriya akora bifite ngaruka ki. Kumfata televiziyo nk'iri agatambukaho perezida di gouvernement rwandais, di gouvernement du peuple rwandais en exil, perezida wa guverinoma y'Abanyarwanda bari mu buhungiro. Ubwacyo gutambuka kuri televiziyo nka yiriya ni publicity ikomeye cyane, ni ukwiyamamaza bikomeye cyane. Buriya nyirabyo azihazasarurira. Hari igihe azajya ahantu yamara gukomanga ati murabibona ati kireti na biriya yagize amahirwe perezida wa Repubulika nta muntu utapfa. Buri muntu wese buri segonda ashobora gupfa. N'uyu munsi Kagame agize amahirwe, uyu munsi Kagame agapfa, yatavuga ati ntabivuga ati John nabitangaje no kuri televiziyo n'ingiyi ni perezida w'ibi n'ibi ngibi, ati akagira inyungu abonamo. Yagiye agakomanga ahantu yitwaje ibyo byose, ibyo bihamya byose, ahita yerekana icyo ari cyo akigize, ariko agashaka kwerekana ko akigirwa n'abo bantu yitwa kahagarariye abereye perezida. N'amayeri yo kwigira munini kugira ngo ubashe kugera ku bintu runaka. Ariko kuba munini dushobora kumugira munini kuko tubonye ari umuntu ari perezida koko, wa mugani yaratowe nk'uko, cyangwa se afite uko yagiyeho mu buryo impunzi wenda avuga ati zirahagarariwe, nkabanza iti nkanjye nubwo ntamutoye wenda ntibyashoboka ko dutora twese, ariko byibura umuntu wagiye uduhagarariye tuzi yaradutoreye, cyangwa se yatora abantu aba n'aba ngaba, kandi tukabona n'ibikorwa bifite akamaro. Kuba perezida rwose ibyo uko ashaka kubaho kose njya ko ntacyo byaba bitumara, ahubwo ikibazo watumariye iki. Reka tugere ku ntambwe ya kane. Nagira ngo tugere ku ntambwe ya kane y'iki kiganiro igira iti ingaruka mbi z'ibyo Padiri Nahimana Thomas atangaza kuri rubanda n'inyungu z'ingoma ya Mukotanyi. Intambwe ya kane iragira iti ingaruka mbi z'ibyo Padiri Nahimana Thomas atangaza kuri rubanda. Izo ngaruka mbi ni izo kuri rubanda, ariko kandi n'inyungu z'ingoma ya Mukotanyi ku byo atangaza. Mu by'ukuri rero wenda tugeze ku ntambwe isa nkaho idusobanura neza impamvu y'iki kiganiro n'impamvu yo kuvuga kuri Padiri Thomas Nahimana. Ndabizi ko ku mbuga nkoranyambaga tuhagira ibiganiro byinshi, abantu baba bavuga ko ari uburenganzira bwe gutangaza biriya atangaza. Bamwe niko baba bamusapotinga, abandi bakavuga ko ngo ari igitero buriya bagaba ku Rwanda, abandi bakavuga ngo ni guerre psychologique, ngo ni intambara ngo yo gutesha umutwe Kagame, ngamwita umupfu, ngo bigatuma tumutwe ngakaba mbese ngo yababara ngahangayikaho. Abandi bati buriya ni uburyo bundi runaka, kama ni uburyo philosophique, ni uburyo buri psychologique, na mayeri y'igipadiri. Buriya abapadiri bariga cyane, afite ibyarimwo, ngo ni imivuna arimo ngo igendeye muri za filozofi. Muri abantu babisobanura kwinshi, ntibabyerure, birumvikana nawe ubwe ntabyerura. Intambara arimo arwana ayinyujije muri buriya buryo bw'ibinyoma byo gutangaza urupfu rwa perezida Paul Kagame. Icyo akora, nagira ngo turebe ingaruka zigira kuri rubanda, wenda ngendeye
mu ngero ebyiri bikurikije aho ndi, kuko umuntu avuga icyo ahagazeho kandi ashobora no gusubiramo. Nje nk'umuntu uherereye mu bihugu byo hafi y'u Rwanda, bituranye n'u Rwanda, tubaho nk'uko abanyarwanda babaho. Icyo tubarusha nuko twisanzuye, navuga ko twisanzuye kubera ko nyine nta muntu ukuzindutsa ngo jya ku irondo, nta muntu ugushyira ku irondo, nta muntu uza kuguca amafaranga y'ibiki, tukaba mu buhunzi gutyo. Ndetse ntabwo sinaba mbeshye mvuze ko turusha n'abari mu gihugu, kubera ko tubarusha amahoro, tukabarusha no kwisanzura no kumva umuntu aguwe neza, kurusha guhora uri kuri baranyica, uyu munsi biragenda gute, naho waba ufite ubushobozi bwinshi bwo kubaho ariko ugasanga nta mutima utuje. Ubuzima bwacu bwenda gusa n'ubw'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ndatanga ingero ebyiri. Mperutse kujya gusura impunzi mugenzi wanjye mu gace katandukanye n'ako ntuyemo. Nta nubwo nagiye kwisura, ahubwo yantumyeho arambwira ati mfite ibirori, uzaze uze mu birori by'iwanjye. Ndetse arangije aranambwira ati kubera ko kugira ngo utazibeshya ukanabura, anyoherereza n'ipiki iza kumfata, ipiki Suzuki cyangwa se moto iza kumfata. Iraza iza kumfata kugira ngo tugende ibirometero bishobora kuba bigera nko muri 80. Arayinyoherereza kugira ngo nagire icyo nitwaza nkabura muri ibyo birori byiwe, cyo twakitwa ubukwe. Namumvaga ko ari nk'ubukwe. Noneho moto iraza iramfata, kubera ko ni ahantu wagoye kujya. Ngezeyo nsanga hari mu gitondo ku munsi w'umubyizi. Mpageze bampa urwagwa rwiza yiyengera mu rutoki rwiwe, ndasoma ndanywa nshira inyota. Nabazaho nyir'urugo ari n'abandi baturanyi nsanzwe nzi muri ako gace, kuko ni ahantu nari nsanzwe ngenda, bakambwira ngo bagiye gusenga. Aba bantu uko nzi ko ari Abagatulika bagiye gusenga izi saa, byari bigeze nko mu masaa 4, kuko nari nahagurutse nzindutse cyane aho ndi nagiye muri ako gace. Bati bagiye gushimira Imana. Se bagiye gushimira Imana ni ibiki? Ngo ntiwashobora yewe ngo baratubwira. Nkajya mbona hari ikintu bankinze ntazi ibyo ari byo. Ndavuga nti wenda babona baragize ikintu gikomeye cyane cy'igitangaza cyabaye muri uru rugo. Niba wenda ari amafaranga bari barabuze, wenda bari baribwe bakaba barashubijwe, tubagiye gushima Imana. Ngiye kubona mbona koko barasohoye, mbona ni abantu bageze, ni famiye zigera nko muri 15 bavuye mu misa speciale bari basabye umupadiri waho. Noneho ndetse arambwira ati wowe rero kuko utazi ururimi rwa hano, wagombaga kurara hano, wamara kurara hano tukazazindukana mu misa. Ariko kuko misa twasabye umupadiri avuga ururimi rwa hano rw'utazi, ubwo mu gace kawe batavuga, ntacyo byari kumara. Niyo mpamvu twakwibereye, ariko tuvuye gushima Imana. Ndabaza se muvuye gushima Imana? Ati uretse turaza kubyumva. Turakomeza tunywa urwagwa ruryoshye rumeze neza rw'indakamirwa. Sinari nduherutse, ndavuga nti rwose urwagwa ni rwiza, ibirori ni ntako bisa. Tuba twinjira, ariko nkabona ko ni ibintu biri privé, bitarimo abantu bose. Nkabona ko abantu b'abaturage bandi bari kuza bafite, kuko uwo muturage afite n'ahantu akorera ubucuruzi. Nkabona ko afite n'ahantu abazi gushaka kuza nko kuvumba, ibyo twita kuvumba mu Kinyarwanda, ari kubabwira bagende babahe aho akorera ubucuruzi bw'inzoga n'ubundi, ariko wenda itari mwugo rwarwa, ahubwo bakabashyiraho kugira ngo asa nk'aho abaheje. Ibyo byaragiye kigera igihe cyo kumva mu kanya gato numva urusaku rudasanzwe munsi y'urugo, kuko ni ahantu nisanga. Cye kureba nsanga ingurube ingana umusozi bayihaye ubuhiri. Byabi ntabwo byoroshye. Rebye ukuntu ingurube ingana, ndavuga nti ibi bintu uko bitoroshye. Bayihaye ubuhiri da, batangiye kuyibaga, bivuze ngo ntiri bufungurwe. Ariko ibindi batangiye guteka, ibindi rwose bigeze kure. N'abantu bateka ibitoki babihu
bagize batetse ibitoki ngo baze kubikoramo ibyo bita umunyigi, icyo gice cyayo nacyo kiteka ibitoki, maze ndavuga ibi ntabwo bisanzwe. Igihe kiragera baratunganya ibyo kurya, turakomeza tunywa urwagwa, bazana n'inzoga z'ikizungu, turarya ibiryo bimeze neza. Noneho hashize akanya haza kuba rero ijambo nyamukuru ry'umunsi, tumaze kunywa, tumaze kunezererwa, twavangavanga inzoga z'ikizungu, uretse ko nyine nikomeje urwo rwagwa nibwo nabonaga ntarwitesha, sinaruherukaga rumeze neza nk'urwo. Nyir'urugo aterura ijambo, kandi twibutse ko babazi ingurube nini ku buryo bagaburiye n'abandi bantu, gusa bari babaheje bigaragara, bagariye abantu benshi. Ni ukuvuga ngo byari ibintu, wari umuco mwiza wo kutisangiza ibyishimo, nubwo bigaragara ko ibyishimo byari ibanga ry'urugo, ariko bagaburiye n'abandi abaturanyi bo mu yandi moko batari abanyarwanda, kuko abantu bose bagiye ni abantu b'impunzi, kuko ako gace karimo impunzi z'abanyarwanda nyinshi. Henga rero nyir'urugo azaterure ijambo nyamukuru ry'umunsi, ati nagiraga ngo twishimire iby'Imana yadukoreye ejo bundi, ati ikaba yaradukijije umubisha, ati Imana yavuze ko, naravuze ko nzahigura Imana nidukiza umubisha, ati ariko noneho amakuru yabonetse, ati byakomeje guhwihwisa, ati ariko nanone ko tubibwirwa n'umuntu w'Imana, kandi umuntu wasizwe amavuta yo kurengera intama, ati naje gusanga nta mpamvu yo gukomeza kudashimira Imana, niyemeza gushimira Imana ko umubisha yatuvuyemo, akaba ari Perezida Kagame. Ati rero nimumfashe ibi byishimo, atabari hano benshi bari babizi, ati abo twajyanye mu misati mwabonye ko twayikoreye mu ibanga, ati padiri wa nubwo ari uwinaha nawe icyo gikorwa cyaramushimishije, ati urwo rupfu rwaramushimishije, ati imbere yacu akaba ari heza, rero abana bacu bashobora gusubira kuri gakondo mu minsi ya vuba, ati ni ugusubira tukitegura ibigomba kuba, ati ariko kabutindi yatuvuyemo. Ndumva icyo kintu nakubiswe n'inkuba, ndeba ibyo birori abantu bafite akanyamuneza, bafite icyo nakita, sinzi uko nabivuga, bafite ibyishimo ku mutima bitarabaho. Ngewe babona ntibinshimishije, babona ndasuherewe. Noneho mugenzi wanjye aza kunjyana ku ruhande, arambwira ati ngwino dusohoke tujye hanze. Ngewe ndabona kuki mbona bavuze ikintu cyaduteranije hano ugasuhererwa, uriya mubisha wamukundaga? Ariko ndamubwira nti ntabwo ngewe ikibazo ari ubutumwa bw'uko yapfuye, ikibazo nuko nge mbamya ko atapfuye. Umugabo arandeba mu maso, andeba nk'unyeka amababa, arangije ati ntabwo ushaka kwapfa? Ntabwo ari ukwanga kwapfa. Ndamusubiza ntabwo ari ukwanga kwapfa, ati ahubwo ndahamya ko atapfuye. Arongera arandeba nk'undeba nk'akamunane, ati ubwo udashaka kwapfa rero, ati hangane wishimane n'abandi, niyo handi hawe yarapfuye. Ndavuga nti ibi bintu noneho bitangiye kuba ikibazo, reka nishimane n'abandi, nta kundi nagira. Ndagenda tuhashyiraho indirimbo, turabyina, turagira gute, nanjye ntera nk'iyo abandi bari kwikiriza. Ndavuga nti hato ntaza konona ibirori by'abandi. Ndavuga nti ninshaka kuzanamo ko ntemeranywa nabo, ibirori ndabyonona. Ibirori mu kubyonona ntabwo nabyononye, byarabaye, bimaze kuba, ndongera nza kurira ya pikipiki yari yanyoherereje, ndataha mwereka ko nishimye, ko mbese nanjye nanezerewe, nuko ndataha. Maze gutaha, ngeze mu rugo, hashize iminsi 2, wa munywanyi wanjye arampamagara, ati niho hahandi, ati namenye ko utishimiye ibyo twagiriye ibirori. Naye ndamubwira nti ariko ntago ari kutabyishimira, nuko ntabiriho. Ati ubwo ntabiriho nyine, ubwo nakumenya uwo uriwe. Mu by'ukuri uwo munywanyi wanjye ntabwo twongeye gushyikirana nk'uko twashyikiranaga, hagiye gushira ibyumweru nka 3 ndetse ukwezi kurimo, kuko izi nkuru za Nahimana ni nawe urumva baravuga ngo ni umuntu w'Imana wabivuze.
ni naho bari bazikuye. Barakurikirana neza cyane uyu muyoboro we w'isi n'ijuru, ati babikurikirana muri telefone ku buryo babifata nk'ivanjiri nyine. Hashize iminsi umuntu aza kumpamagara, uwo mugabo w'inshuti yanjye yari afite uretse ubwo bushabitsi yagiraga, yari afite ubundi bushabitsi, ndavuga business ya za biyari, ndumva aryo jambo rizwi cyane. Yari afite biyari zigera muri 36. Ku batazi uko business ya biyari, wenda hari ahantu hamwe ikorwa nk'uko bakina iriya mikino ya kazino, ugasanga biyari ntabwo ari umukino wo kwidagadura cyangwa se wo kwimara, wo gutakaza umwanya, wo kwirelaxa cyangwa se wo kwidistraya. Biyari hari aho mu bihugu ifatwa nka kazino, ugasanga abayikina hari n'abakinnyi bayo b'umwuga bayihoraho, ugasanga umuntu atunzwe no gukina biyari, agatsinda abantu, agacyura umubyizi wiwe ufite akamaro, akabona n'amafaranga rwose ahagije, akagira akabigira umwuga. Maje kumbwira ko uwo mugabo izo biyari nazo ngazigerereye azigurisha, yishimisha kandi yafata neza abantu, kugira ngo nk'umuntu witegura gusubira mu Rwanda agasubizwa imitungo ye n'iya se. Ise yari umuntu wabayeho umukire, ariko byose barabinyazwe n'ibibanza byinshi mu mujyi wa Kigali. Ubwo avuga ati burya tugiye gusubizwa ibyacu. Ubwo rero baza kumbwira ko iyo business ye cyangwa ubwo bushabitsi bwe bwashoboraga kuba buri nko mu gaciro k'ibihumbi nka 20 by'amadolari. Urebye nuvuga ngo bugiye buri ahantu hatandukanye, wenda nka 4, ugasanga zihari ari nyinshi, abantu bakirirwa aho ngaho bakina by'umwuga. Wenda n'utari umwuga w'umwamateri akaza agakinaho, bamurya nk'izo yari kumara icyumweru arya, akajya kuririra mu myotsi, cyangwa se nawe yabarya akagira gute akagenda. Nuko yari business nziza cyane, imubereye nziza, ku buryo rwose kuvuga ko ari umuntu ushobora kwinjiza hagati y'amadolari 500 n'igihumbi ku kwezi, nta gitangaza kirimo. Make yakinjiza ni 500 ku kwezi, amenshi wenda akaba 1000 ku kwezi. Wenda ahimba abakozi akaba ataburamo hagati ya 400 na 750. Iyo ni business itari ntoya, ariko uwo mugabo arayigerera, ayirya, yishima, ayipfusha ubusa, kubera yuko n'ubundi agiye gusubira mu gihugu akabona imitungo ye yo mu gihugu, kubera ko yamaze kubwirwa n'umuntu w'Imana, Padiri Nahimana Thomas, ko Perezida Kagame yapfuye. Aho urwo rugero ndutanze ngira ngo abantu babashe kumenya ibi ngibi birirwa bakinisha, babyita ibintu bisanzwe, ngo ni uburyo bwo gutera ikibuye mu gihuru, ngo barebe ikivumbukamo, ngo kugira ngo Kagame ari yaje senga garuke mu ruhame. Hari abantu bifiteho ingaruka zikomeye cyane, hari abantu bifiteho ingaruka, kandi ibi si bwo bwa mbere, kubera yuko nzi abantu benshi business zabo zononekaye nabwo hajya ku ya 6, igihe bavuga ngo muri 2014 mu kwa mbere muri 2014, igihe bavuga ngo Kagame yapfuye, nabwo hari abantu amaduka yabo yashize, abandi business zabo zirarindagira, abandi n'ingo zirasenyuka kubera konona imitungo, kubera kuorganiza ibiriyo, barangiza bakabitera n'inkunga, bakabishoramo, kuko bari bazi yuko bagiye gusubira mu gihugu. Kuri kijya kinyoma nacyo cyavugaga 2014 muri Mutarama, ngira ngo ku ya 6, ariko hari ahantu hamwe icyo kiriyo cyamaze hafi ukwezi, cyakikamara ibyumweru 3. Nibyo batangaje ngo yabonetse, baravuga bati nta mayeri, ngo hari umwana umuvuje uvuga mwigana, ngo ni ibintu ngo bari gutangaza ngo byamayeri byo kubeshya, ngo umuntu yaragiye kera, ngo ahubwo ngo hari gutegurwa inzira z'ukuntu twasubira mu gihugu cyacu. Ibyo rero sibwo bwa mbere ziriya nkuru zisenya abantu mu mutima, ariko tukaza kureba izo ngaruka. Si nibyo gusa, ubu iyo inkuru nk'iriya, wenda ntararangiza kuri uriya mugabo, wenda hari no gushwanisha abantu nkanjye, kubera ko yabonye ko izo nkuru ntazemera. Ubu hari umubyeyi uheretse kumutira telefone ngo ampamagare, noneho ashyizemo nimero zanje, abona haje mu izina
rimubereye ikibazo. Uwo mugabo uwo nguwo ugiye kumara bizinesi yiwe ya za biyari ayigurisha, uwo wadutumiye yakoze ubukwe bwo kwishima ko Kagame yapfuye, yasabye na misa, mbese ari nko gusezera, ni nko kugira ngo atazataha yari kubyangiza kuko azi ibyo agiye kubona yasize mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uwo mubyeyi yamutiriye telefone ngo amuhamagare, kubera ko yari ari iruhande rwe, agiye kubona ashyizemo inimero z'iwanjye, abona haje ziriho izina ngo Inyenzi Butwi. Urumva, kubera ko nge ntemera ko Kagame yapfuye, yahikuyeho amazina yanjye muri telefone yiwe anyandikaho ngo Inyenzi Butwi. Urumva, mvuze ko ibi biganiro bya Thomas Nahimana nabyo bidushwanishije, ntabwo naba mbeshye. Ibi biganiro, ibi bintu, izi nkuru z'urupfu zifite ingaruka zikomeye cyane kuri rubanda. Aho wenda mvuze ingaruka imwe yo gupfusha abantu, gupfusha imitungo yabo, kuyonona, mvuga no ku ngaruka y'ukuntu abantu bashobora kubishwanira kubera ko abantu bamwe batabyemeranwaho kimwe. Ariko izo si zo ngaruka zonyine. Ingaruka zirahari, kubera yuko biriya bintu bisigira Kagame inyungu zo kumva ko ari immortel, ari umuntu udapfa gupfa. Nta kindi zisiga, zigasiga n'ikintu cyerekana ko abiha kwibwira ko bashobora Kagame bibeshya. Ubu ni kuri umuturage umunsi azamenya ko Kagame atapfuye bizabwira. Ni ukuvuga ngo abatakarije imitungo yabo muri ya nkuru ya 2014 mu kwa mbere bafata Kagame nk'ikigirwamana. Niyo bumvise ngo ukora nk'ikintu kimuvuga nabi, aravuga turiruhiriza ubusa, uriya ntapfa, ahubwo murashira. Mushime iyo mwahungiye, ibindi mubyibagirwe, uriya zanabaho n'imyaka 1000. Ati umuntu upfa akazuka mwe mwamushobora, kandi yapfuye yarangije bamuhamije ariko akabaho. Ibyo rero ni ukugira abantu ibisenzegere no kubashyiramo ubwoba no gufata Kagame ukamugira ikintu cy'igitangaza, mu gihe muri kwishimira urupfu rwe, mu gihe muri kuvugaho ubugambo butandukanye. We ejo bundi nimubona atari byo, muzahita mumubona ari ikigirwamana, ari ikintu cy'igitangaza. Nimwumva ngo hari n'umurwanya, mubone ko yigerezaho, uhite muvuga turiya arasara, uriya ntashoboka, nta napfa, nta pfika. Uracyumva? Izo nizo ngaruka bifite kuri rubanda. Ni ukuvuga ngo ibi iyo mubona biri gutangazwa, iyo mubona ibi ngibi biri gutangazwa, ntimushobora kwibwira, mushobora kwibaza ukuntu biza. Niba abantu nk'aba Nahimana Thomas babikora babigambiriye, cyangwa se niba arababibatuma, ntabwo ngewe uwo tutumva ibintu kimwe mwita ko ari Inyenzi Butwi, nk'uko uwo mugenzi wanjye yanyanditse muri telefone ye ngo ni Inyenzi Butwi, kubera ko we yemera ko Kagame yapfuye, nkaba ntabyemera. Ariko abantu bajye bumva ko ababa nko muri za communauté zo mu bihugu by'uburengerazuba bafite ukuntu babayeho mu buryo twebwe tumeze nka kura ko mu Rwanda abantu bari kumwe, abantu barahura, abantu bahurira mu makwe, bahurira mu bubari, abantu bitanaho cyane, abantu bagira gute, abantu bavugana cyane, ku buryo ikintu ngiki ndabizi n'ubu ngubu naha ngaho urya kumva umuntu ngo mfungurira shango, ngo ripfungure sha, ngo gitwa ngo fungura iryo cupa ngo riragashahurwa n'ikibyimba cyo mu bwonko. Urumva ari kunywa uko atagombaga kunywa kubera ko yumvise ngo noneho ngo ni ikibyimba cyo mu bwonko. Hirya y'ejo nazo mbyumva umuntu ngo nzanira sha, ngo nzanira ikaziye y'inzoga sha, ngo ushyira hanga abantu binywera, ngo mpfundura iryo ngo ryo gashahurwe ngo n'ikibyimba cyo mu bwonko ngo ndigotome. Kubera iki ari guca imigani ko ari kwishimira ko noneho yamenye inkuru ndakuka, akamenya n'indwara, noneho akanamenya ko yashyizwe muri koma atazakurwamo. Ibyo bintu byo gutuma abantu bonona imitungo yabo, ibyo bintu byo gutuma abantu bonona icyizere cyabo, ibyo bintu byo gutuma abantu bonona imbaraga zabo bashoboraga gushyiraho mu kwirwanaho, n'imbaraga bashobora gushyira mu mpinduramatwara, kubera ko bacitse intege. Wabazaniye inkuru ngo uri mu mikino yawe, ngo uri guteranga ibuye mu gihu, cyangwa ukoresha za psychology cyangwa za philosophy z'ibitangaza. Hari abantu bafitiye inyungu ari bo Kagame n'agatsiko ke, hakaba n'abo bifiteho igihombo
ari bo abari mu mpinduramatwara bafiteho igihombo gikomeye cyane. Niba bamwe batabitekereza bajye babimenya mu mikino baba bakina, bamenye ngo ibyo bifite iki hingaruka. Ngira ngo mu kurangiza, wenda turi mu gusoza, ndagira ngo simbukire ku ntambwe ya 5 igira iti uturango rusange twa Perezida Nahimana Thomas na Perezida Kagame. Ni kwingingo imeze, no kuvuga ngo uyu munsi umushyitsi wacu nubwo nakoze ndumwe yari Padiri Thomas Nahimana, kuko niwe navuze inshuro nyinshi. Ndagira ngo rero musezerere mbaha uturango twe icyo ahuriyeho na Perezida Kagame. Perezida Thomas Nahimana icyo ahuriye na Perezida Paul Kagame nuko bose ari abanyagitugu batashyizweho na rubanda. Ni ukuvuga ngo ntibashyizweho na rubanda cyangwa bahagariye rubanda. Uko amatora agenda mu Rwanda murabizi, Kagame abeshejweho n'imbaraga z'imbunda, je imubesheho n'agatsiko ke. Padiri Thomas Nahimana bagizwe perezida n'iki n'imivune ye n'umunwa wiwe no kubivuga akabitwemeza ku ngufu, kandi ntacyo wakora ngo umukureho, ko ntawamenya inzira wamukuriraho, ntiwamenya uko niba yica itegeko nshinga, ntiwamenya we na za manda ziwe, ntiwamenya ibyi uko ari perezida. Niwe bireba, ni perezida w'umunyagitugu kuko yigize perezida wacu ku ngufu. Ntawamutoye, n'agatsiko ke babyemeranijweho. Uramushinga we yawuhaye amashyaka arabyanga, amaze kubyanga kuko arangije arayishyiraho n'agatsiko ke barabyemeranwa. Bamaze kubyemeranwa ariko yigira wa rubanda yose. Perezida wa guverinoma, iyo guverinoma yo ntitubizi abaminisitiri babamwo, ntituzi minisiteri bahagarariye, ntituzi ibikorwa byabo, ntitujya twumva ibyemezo byabo, ntituzi ibikorwa, nta kintu tuzi. Ni ukuvuga ngo ni umunyagitugu yaratubohoje nawe atukiri mu perezida. Ako karango agahuriyeho na Perezida Kagame. Bombi bayobora za utopia. Utopia ni nk'igihugu wowe uba ufite mu bitekerezo byawe akatari igihugu cy'ukuri kibaho. Igihugu uba ufite mu bitekerezo byawe ukabona kandi uko ugishaka ibintu byose bitunganye bimeze neza, nicyo twita utopia, cyangwa se utopie mu Gifaransa. Kagame iyo avuga igihugu ayoboye cy'u Rwanda ubona gitandukanye cyane n'igihugu ureba hariya. N'igihugu ureba hariya n'ikimenyimenyi kwa kundi yibera mu ndege, ntabwo azi igihugu ayoboye. Uyu Padiri Thomas Nahimana nawe iyo avuga ko ari perezida wa guverinoma ikora mu buhungiro, niba ari perezida w'impunzi zose, niba ari perezida w'igihugu cyose n'abari mu gihugu, nawe ubona ko mu by'ukuri atazi uko babaho, ntabwo azi n'ibibazo bafite. Niyo mpamvu akina n'imikino ibafiteho ingaruka, akaba atabizi ko ibafiteho ingaruka kuko nta kintu bimubwiye. We yiyoborera utopia, igihugu cyatekereza mu bitekerezo bye, cyujuje byose, kiryama nk'uko aryama, kirya nk'uko arya, kisanzuye nk'uko yisanzuye. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo gihugu ayobora, nicyo afite mu mutwe we. Kagame nawe ayobora u Rwanda, urwo burya mwumva yirirwa avuga ko muri za vision 2020 bya bitangaza byo muri za ama etage y'i Kigali, ibyo ntabwo ari ingingo y'uyu munsi. Bahurije bombi kuyobora utopia. Ikindi bareba inyungu zabo n'iz'udutsiko twabo batitaye kuri rubanda. Ibya Kagame ntabwo nabisubiramo cyo nyinshi, ariko niba Nahimana Thomas akina imikino nk'ingi ifite ingaruka kuri rubanda, nta kintu bimubwiye, ntacyo yitayeho, he doesn't care nk'uko Kagame navuga ngo I don't care. Nabo rero bareba inyungu zabo n'iz'udutsiko twabo batitaye kuri rubanda. Ibyo babihurijeho Perezida Kagame na Perezida Nahimana Thomas. Ikindi bahuriyeho, bashakisha igikundiro ku ngufu. Ni ukuvuga ngo Kagame yashaka igikundiro ku ngufu, yerekana ko yakuye u Rwanda mu kaga, ko yahinduye u Rwanda akarugira paradizo, akaba yararokoye abantu bari bendaga gushira, akabyitirira kugira ngo ashake igikundiro ku ngufu. Padiri nawe Nahimana Thomas nawe aravuga ati ni ngewe nahiswemo, ni ngewe Perezida Kayibanda na Perezida Gergo Kayibanda na Perezida Juvenal Habyarimana bampisemo, bamba umukoro, mubyemera mutabyemera ngomba kubayobora kuko naratoranyijwe. Ubwo ni ukuvuga ngo rero abashobora akaba yigaruriye ba bantu bose bashobora kuba bibonamo Perezida Juvenal Habyarimana, nabibonamo Perezida Kayibanda Gergo, kandi abibonamo Perezida Kayibanda Gergo ni benshi, abemera ubwigenge bose bamwibonamo. Akaba abigaruriye kugira gute, yashatse igikundiro cyo ku ngufu. Ikindi bazarangiza manda umunsi umwe.
Iki nicyo Perezida Kagame na Perezida Nahimana Thomas bahuriyeho. Bazarangiriza manda umunsi umwe. Kubera iki? Kubera ko Perezida Nahimana Thomas umunsi Perezida Kagame yarangije manda nawe azaba arangije manda. Uti kubera iki? Ni ukuvuga ngo umunsi Kagame azakurwaho n'urupfu, nta kindi kizamukuraho. Ni nayo mpamvu nyine Thomas Nahimana cyakora icyo mukundi yarabizi, arabizi neza, ngira ngo none ari mu murongo mwiza, azi neza ko azakurwaho urupfu, niyo mpamvu arurota. Ntabwo ari ibigambo bizamukuraho, kandi amagambo ntiyica, cyica ngira ngo rubanda irakizi, ikica hica umuriro. Kagame niba batamucanaho umuriro ntabwo azavaho, azakurwaho n'urupfu. Niba mucanaho umuriro uzahita umugira, kuko nta hantu yahungira, yanyura hehe kamera yafunze. Ni ukuvuga ngo rero bombi bazarangiza manda umunsi umwe, kubera ko umunsi Kagame yapfuye rubanda nayo ntabwo izaba ikigendera kuri politiki y'akanwa y'amagambo, ntabwo izaba ikigendera ku bikorwa byo kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo Perezida Nahimana Thomas nawe azahita ata agaciro, ntabwo azongera kubona ibyo avuga. Abantu bazaba baraketse, basobanukiwe, batakigendera ku bintu byo kubeshya ku busa, bamaze kugera ku mpinduramatwara bagezeho biyushya kuya. Impinduramatwara icura umuriro, atari y'ibigambo, ku buryo umuntu uzavuga ibigambo nta mwanya azaba agifite. Ni ukuvuga ngo Perezida Nahimana Thomas azahinduka umunyapolitiki usanzwe, ntabwo azaba perezida. Icyo gihe tuzaba tugiye mu kindi gihe gishyashya cy'inzenya n'imishari nk'ibi byo kwigira Perezida wa Repubulika bitagikora. Azaba umunyapolitiki usanzwe, yinjiza ishyaka ryiwe mu gihugu, noneho ahatane cyangwa se nk'uko akore politiki yiwe, ariko itarimo ubutesi n'inzenya nk'ibi ngibi yirirwa avuga kuri YouTube, ajya no ku mateleviziyo mpuzamahanga. Bivuze ngo rero bahurije ko bazarangiza manda umunsi umwe. Mu by'ukuri mu kurangiza wenda intambwe ya nyuma y'umwisho ni uko rubanda ikwiriye kwitwara ku bihuha nk'ibi. Intambwe ya nyuma tunarangiza tunatanga umwanzuro, rubanda ikwiye kwitondera ibihuha nk'ibi ngibi bya Kagame yarapfuye, kuko biba bibafiteho ingaruka mbi cyane. Ibi ni ibitero psychologique bibaterwaho, ni ibitero byo mu mitekerereze bibaca intege, bituma muzaba ibihungetwe igihe bababwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabona abantu batangiye kumara ibyabo, ni ukubizeza ibitangaza bitariho. Bamara kubizeza ibitangaza bitariho, mukonona imitungo yanyu, ngo iyo mwasize mu Rwanda ngo mugiye kuyigarurirwa. Ni ugutuma mudashyira ingufu mu mpinduramatwara nyakuri, mudafasha indongozi z'impinduramatwara nyakuri zijya gukora impinduramatwara yo gucira umuriro. Mukabita muvuga ngo ntabwo bikiri ngombwa, ngo habonetse inzira y'ubusamo, ngo ubwo yapfuye ngo hari ibindi biri bukorwe. Ni ukubaca intege, ni ugutuma mutibuka ko mufite abana banyu bari ku kivi, bahaze ubuzima bwabo, bakaba bari ku kivi, bakaba bari mu mashyamba bagira ngo babacyure, bacira umuriro kugira ururimi Kagame yumva, kugira ngo mugende mu cyubahiro, mubone igihugu cyanyu. Ibi rero, ibi bihuha mujye mubyima amatwi, kandi mucunge imitungo yanyu, mureke kuyonona. Ikindi nimubyumva mujye mwumva ko ari rwa rukerereza nyine, mubyumve wenda niba mwumva biryoshye, ariko menye ngo nta gaciro bifite. Mwoye kugira agaciro mu biha no kubitaho umwanya. Ni ukuvuga ngo mumenye rubanda, ibi by'urupfu rwa Kagame ni byo kubarangaza, nta kintu bishobora kumarira. Kagame napfa by'ukuri bizamenyekana, kandi ntabwo bizaba bikemuye ikibazo kizamenyekana ubundi kigomba gucamo. Ubundi Nahimana Thomas yaba ari umunyapolitiki nyawe, nta nubwo ari kujya kubivuga, ahubwo ari gukora iyindi mivuno yo guprofita icyo cyuho akagira ibindi akoze. Murakoze cyane abadukurikiye muri uyu muhanano. Tuzahurire mu muhanano wacu ubutaha nimero 8. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.